twizeye ko mumeze neza cyane. So uyu munsi ni itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2025. Nk'ibisanzwe ni umwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Hari ni inkuru nziza cyane ngomba kugenda mbabwiye. Tugiye kugaruka kuri The Ben wasuwe n'umwana waranzwe n'amarangamutima akomeye cyane mu gitaramo cye. Ni ku itariki ya mbere Mutarama 2025 ubwo The Ben yinjizaga abakunzi be mu mwaka mushya mu gitaramo yakoreye muri Beka Arena. Murabyibuka, hari umwana wagaragaye yarenzwe n'amarangamutima, amarira ari menshi. So ibi byatumye abantu bamwe ku mbuga nkoranyambaga basaba uyu muhanzi The Ben kuba yahura n'uyu mwana wamugaragarije amarangamutima adasanzwe. So uko byarangiye rero The Ben yaramutumiye iwe, bagiranye ibihe byiza ku munsi w'ejo. Amakuru ikinyamakuru Inyarwanda gifite avuga ko ababa hafi y'uyu muhanzi The Ben begerewe n'umwe mu bari bazanye n'uyu mwana muri iki gitaramo, akabasaba kuzagira icyo babikoraho umwana agahura na The Ben yihebeye, dore ko yabigaragaje. Uyu mwana ngira ngo mwaramubonye, wari warenzwe n'amarangamutima, amarira ari menshi ku matama ye. So mu ijoro ryakeye uyu mwana ndetse n'ababyeyi be bagiranye ibihe byiza na The Ben. Barasangira. Nyuma uyu muhanzi The Ben yibutse ko uyu mwana ari umutware, hanyuma amugenera ibikoresho by'ishuri azifashisha ubwo azaba asubiye ku masomo, cyane ko turi mu itangira ry'amashuri. Uyu mwana ukomoka ubundi mu karere ka Rubavu, aho ababyeyi be baturuka, yari yageze i Kigali mbere y'umunsi nyirizina w'igitaramo cya The Ben kugira ngo azabashe kwitabira mu b'imbere, abone n'umwanya wegereye urubyiniro neza, aho yitegereza The Ben akamubona neza. Kandi niko byagenze kuko ngira ngo abamubonye mwabonye ko yari mu b'imbere cyane, hafi na stage cyangwa se urubyiniro. So bwakeye ku itariki 2 Mutarama uyu mwana asubira mu rugo aho avuka i Rubavu, nyuma y'aho The Ben n'umuryango w'uyu mwana bemeranijwe gusura uyu muhanzi The Ben. So ku itariki y'ejo 8 nibwo uyu mwana rwose yahuye na The Ben we mu rugo ndetse na famiye ye, barasangira bagirana ibihe byiza. Ndetse uyu mwana yongeye kugira amarangamutima akomeye cyane ubwo yari ari mu rugo rwa The Ben bari gusangira, arongera ararira. Mbese ni umwana ufite umutima umenetse, ufite urukundo rwinshi cyane muri we, ari kurugaragariza The Ben. Ni ikintu kidasanzwe kiba cyagaragaje ko umuhanzi hari ikintu aba yarubatse kidasanzwe mu bakunzi be. So ikindi twababwira, uyu munsi ni isabukuru y'umuhanzi The Ben, kuko iyi niyo tariki yavutseho. Ababasha kumugeraho byafi cyangwa kumwandikira mu mwifurize isabukuru nziza y'amavuko. N'ibihe byiza byahuriranye. So urumva The Ben ejo yari yishimanye na famiye y'uyu mwana wamugaragarije urukundo rudasanzwe. Then uyu munsi ni isabukuru ye y'amavuko. Reka mvuga ati happy birthday kuri legend wacu Tiger B cyangwa se Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben. Akomeze kumererwa neza, umutima we mwiza w'urukundo, akomeze guhirwa na byinshi. So The Ben rero yemeye ko tugarutse kuri uyu mwana azamwishyurira amashuri igihe kingana n'umwaka wose, ibikoresho byose abimuha, kuko yahise amuha n'amakaye y'ishuri, ibikoresho byose bisabwa nk'uko twabibabwiye. Yemera ko azanamwishyurira umwaka wose. Ni ikintu kidasanzwe. Reka mvuga ati wow, ni ikintu